umukino dukunda boneza ball reka nanjye mbonezeho uzi ko kuboneza bisaba ingingo n'ibitekerezo biboneye ni umukino ukinwa n'ingeri zose amakipe abiri ahanganye bizira guhangarana bagorora ingingo bagasabana bagakosorana isinzi n'ibigwi bikegukanwa n'iyahize iyindi mu kuboneza rega ntumane gutya ndaboneye nyina boneza boro nkaboneza mu mbonezo ntibagarure tureke ibidakwiye biturangaza dukine boneza boro tubonereho no kungurana ibitekerezo bitwubaka tugaragaza impano duhanga udushya duhuruza amahanga isinzi n'ibigwi dukesha guhuza biturange maze tuba ikipe iboneye uri boneza boro nkaba umukinnyi uboneza mu mboneza ibona abataratojwe ukabahunga abatojwe ukabiha bakakumaramo ibitego bibaha kwamamara bagahangamura amahanga uri mubaranisha abadaheruka kubonanira mu rwanyuma bajya mu rwa mbere baboneza ibitego mu mbonezo n'abatari bafite aho babonanira bakakubona bakaboneraho urubuga babonerezaho ibitekerezo biboneye bibubaka uri boneza boro nkaba umukino batubwira amazina twashushe Pascal baturutse amasheke boneza ball ifasha ari umukino waje amashi batawuzi ngeri urubyiruko ubundi ruzamo nyero ushaka gukina umwe namwe nyine babona tugiye gukina ubona hari icyo bamariye iyo ari icyo tumariye nk'abantu hasi bayitubona muri mukino nk'urubyiruko tujye tuziranye muri uwo mukino nta Jonas ari munsi ariko uyu mukino ari Jonas ubona uyu mukino ugeze ku rwego rukomeye ku buryo washobora gutunga umuntu nk'uko football ikunda abantu ukomeye nk'uko tuba dutekereza nk'abawukina ugakomera watugeza gute n'umuyobozi wacu Jonas wahembye n'umukino abishyizemo ingufu n'abakinnyi natwe tugashyiramo ingufu watera imbere kuko ntabwo watera imbere Jonas wenyine uba utabifitemo ingufu twe dushyizemo ingufu nka Jonas n'abakinnyi watera imbere bizeye kuvugire mwashyiramo gutera nubwo twabwirana tugasaba nk'abayobozi bakadufasha muri ibi mukino bakadufasha natwe tukagera kure tukamenyekana na bose mu gihugu hose muri Nyamasheke ubwo mufite nk'amakipe angahe dufite amakipe abiri ay'ubumuga n'abatari ubumuga hari icyo akarere kabafasha akarere ka Nyamasheke ntabwo biramenyekana mu karere mu buyobozi barebare biracyari hasi cyane ntabwo biramenyekana cyane ko nta mace turakinira ihuza sida Nyamasheke nawe n'ibitaro bikorera gusa hari mugenzi wawe avuga ko ku bijyanye n'ubumwe hari icyo bafasha Nyamasheke ibafasha iki ku bijyanye ubumwe ikintu kidufasha mu bumwe bwa boneza boro nubwo tubigera tugera ahantu tukamenyana n'abantu urubyiruko cyane cyane urubyiruko no tuba dusangira tukaganira tukiganira natwigisha ibingibi murakoze salamu murakoze y'abanyita n'itegeko Samuel namwe ukora iki njyewe mu buzima busanzwe
akazi ubu ngubu nkora nta kazi mfite ubu ngubu ndimo muri makeya sibyo no mukino wa volleyball usigaye nkunda cyane gukina. ukundira iki Umukino wa volleyball impamvu ukunda utanga ibyishimo ku baturage kandi ikindi cya mbere tuwukundira ni uw'abantu badafite ubumuga n'abafite ubumuga bose barawukina, nicyo cyiza cya mbere twawukundiye. wahinduye iki hano ku kigo cy'urubyiruko ntamwe mu bafana wahinduye iki hano? Twebwe wahinduye byinshi cyane kuko uno mukino ni ibyishimo, ubundi utanga ibyishimo cyane kuko ubusanzwe urabona hariya abantu baje kufana nta kibazo, naho twavuye naho barawukunda, naho ntabwo ari hano honyine gusa. So icyo dusaba turasaba ubuyobozi ko bwadufasha umukino ugakomeza ntibigarukire hano bikazagera no ku rwego rw'igihugu hose, umukino hose mu Rwanda ukamenyekana no hanze yarwo. Murakoze cyane. Murakoze nawe. Mwongera mutwibwira amazina yanyu? Murakoze, ni Samusoni Wadase, nkaba ndi umuyobozi w'ikigo cy'urubyiruko cy'akarere ka Rusizi. Hano munsi habaye ibintu bihuriranye biri muri bayi vakansi, tubonamo n'umukino wa boneza. Ubundi umukino wa boneza ball hano ku kigo cy'urubyiruko ufashwe. Urakoze cyane, kandi umukino wa boneza ball ni umukino mu by'ukuri ndavuga ngo twagize amahirwe yo kubona igikorwa cy'indashyikirwa, igikorwa cya mbere gihinduwe kuri iki kigo cy'urubyiruko, kikaba ari n'icya mbere mu Rwanda ndetse no ku isi yose. Umukino wa boneza ball akaba ari nta handi nyine wigeze ugaragara uretse aha ngaha kuri iki kigo cy'urubyiruko mu Rwanda muri rusange. Umukino ukaba umaze no gutera intambwe, usibye no mu Rwanda hari n'ibindi bihugu bitandukanye duhora tubagira imikino itandukanye ya gishuti bakaza bakadusura, niho barawutangije ndetse na n'ubu hariho gahunda y'uko ugiye gushyirwa mu bigo by'amashuri kuko na interisikoleri batangira imikino ya Kagame Cup. Ikigo ndetse n'igihe gito kizagera abayobozi bakabishima bakabishyira muri gahunda nawo uzakina, ndetse hari n'ibigo by'amashuri byatangiye kuwukina, hari ibya Rusizi ndetse n'Nyamasheke no mu bikundi turere. Ubwo twifuza ko wagenda utera imbere, akarere barawushyigikiye kandi nabwo tugutezuka gukomeza kuwushyigikira, kandi twifuza ko mu by'ukuri urubyiruko rurushaho kuwumenya ndetse no kuwukoresha cyane, ko twaje gusanga ari umukino mwiza ukunzwe n'abantu benshi kandi utagoye kuwukina, ukanasaba n'ibikoresho byinshi cyane ko n'ibikoresho byawo nabyo ari ibikoresho bita bya made in Rwanda bikorerwa hano iwacu. Rero umukino mwiza wazafasha ari wawuhimbye tuje no hano Rusizi, ndetse ukazafasha wawuhimbye ndetse n'abakinnyi muri rusange, kuko izindi mpano zirakunze ndetse n'abakoresha umukino wa boneza ball ari ukukina ari no gukora ibikoresho byifashisha mu gukina byazaba impamvu yo kwahindura imibereho bagatera imbere mu buryo Icyo wahinduye mu rubyiruko rwaha kuri iki kigo cy'urubyiruko? Icya mbere ni uko washoboye guhuza abantu b'ingeri zose, ngo hari abafite ubumuga babaga mu bwigunge, yego bari bafite imikino yabo, ariko imikino yabo wenda sinavuga ko yari ihagije cyane ko wenda hari n'indi isaba n'ibikoresho bihagije byinshi, ariko n'umukino wa boneza ball watumye n'abafite ubumuga bashobora nabo kuwisangamo, bityo abaturage bose bakabona ko umuntu ufite ubumuga nawe hari ikintu ashoboye. Ikindi wenda no mu rubyiruko rusanzwe rudafite ubumuga, hari urubyiruko rw'abakobwa ndetse n'abahungu nabo barawukina, ugasanga bigabanyije ibijyanye byo kwigunga, kujya mu biyobyabwenge, bitateganijwe ndetse no kugira indi myitwarire mibi, ugasanga byaramuje kugabanya ubwigunge, bigatuma n'ikigo cy'urubyiruko ndetse n'igihugu muri rusange kimenyekana yuko hari agashya kahimbiwe mu Rwanda, by'umwihariko hano nyine Rusizi ko cyahinduwe. Isi yose izi ko hari ikintu gishyashya cyakorewe kuri ubu butaka bw'u Rwanda, kikaba kiri kugenda gikwira isi yose. Muratwibwira amazina yanyu? Nitwa Jonas Ngirinshuti, ushinzwe iki muri uyu mukino? ni njye wahinze umukino wa boneza ball. Nko mu masegonda 40 uyu mukino watangiye ryari ugeze ku ki? Uyu mukino wa boneza ball nagize iyerekwa ryawo mu mwaka w'2011, ntangira hari amategeko yawo n'ibikoresho byawo, dutangira kuwukina dukora ama ekipe, bigeza aho mbere ya kovide twari tumaze kugira ama ekipe mu karere ka Rusizi na Nyamasheke ndetse n'i Kigali, tuza gukomwa mu nkokora
n'icyo gihe cya kovide, nyuma tuza gutangira kwishakamo imbaraga n'ubushobozi. Ubu rero nibwo tubaye nk'abagaruka mu kibuga nyuma y'iminsi twari tumaze tudakina uyu mukino wa volleyball. Hari ubwo ubushize ubwo twaheruka kugitangira wabonaga hari aho bigana, ese umaze kwemerwa inzego z'ubuyobozi zigufasha kugira ngo umukino uyu mukino byo waremejwe. Kwemerwa kwa mbere ni ukuba ufite amategeko asobanutse kandi ukina ugakinika. Ikindi ni uko dufite ibyangombwa, dufite certificat ya propriété intellectuelle twahawe na RDB. Ni ukuvuga ati ni icyemezo gihamya igihangano mu by'ubwenge ko ari igihangano cyahangiye hano mu Rwanda, ari ntahandi uyu mukino wabaga ku isi. Ikindi twandikishije ishyirahamwe ryawo Adiboga, ni association pour le développement de Bonezabo, ni ishyirahamwe rishinzwe rikurikirana ibikorwa byawo, ndetse rikaba rifasha n'abantu bashaka gukora ama ekipe, ku buryo nitumara kugira ama ekipe runaka yanditse tuzagira federation nationale de Bonezabo. Iyo federation nationale de Bonezabo akaba ari nayo izavamo federation internationale de Bonezabo, cyane cyane ko no mu mahanga uyu mukino batangiye kuwukina, ndavuga nko mu Bwongereza, ndavuga nko mu Buholande. Ni umukino uri kuzamuka ku buryo nituwushyiramo intege tukawushyiramo imbaraga tukawutera inkunga nk'uko n'indi mikino iterwa inkunga. Uyu mukino uzagera ku ruhando mpuzamahanga ku buryo bitarambiranye twabona muri Jeux Olympiques, tukaba twabona no tworoganiza cyangwa se dutegura n'ibikombe by'isi by'umukino Bonezabo, kuko ari umukino ufasha abantu kwidagadura bagasabana ndetse bagakora siporo mu buryo bwo kwirinda za ndwara zitandura no communicable diseases nk'umutima, ziriya ndwara z'imivuduko. Urabona ko abantu bawukina baba bari fit, bakora imyitozo ibafasha kumererwa neza no kugira ubuzima bwiza. mu tundi turere ndetse muri Rusizi na Nyamasheke ubona ari nta bariho bawukina gusa, ubundi mu tundi turere niyo ukinwa mufite n'amakipe angana iki? Urebye mu karere ka Rusizi na ka Nyamasheke urabona ni uturere twegeranye, kugerayo biranyorohera. Niyo abakinnyi bambwiye ari abakina sitting Bonezabo, ndavuga ama ekipe y'abafite ubumuga ndetse n'abakina Bonezabo isanzwe, ndetse na byose Bonezabo kuko tugira version 3: sitting Bonezabo, byose Bonezabo na Bonezabo isanzwe ikinwa n'abantu nyine bari dynamique cyane b'abatekinisiye, niko nabyita. Hari abiranyorohera iyo bambwiye ati turashaka gukina Bonezabo, ngerayo bitangoye. Yego birangora ariko ndisakirifiya, nkareba ibikoresho nkabibagezaho. Ni ukuvuga ngo hari n'abandi babinsaba i Kigali, Iburasirazuba, ariko hari aho bingora kugera. Wenda birangora kugezaho ibikoresho kuko ntabwo turagira ubushobozi budufasha mu gukora ibikoresho byinshi, kuko nibyo nitwe tubyikora, nta handi tubigurira, ari imipira, ari imbonezo, ari imfashi, ari inkanizo. Biriya bikoresho byose ubona ari bishyashya ni njye wabihanze, ariko turasaba yuko dufashijwe dushyigikiwe twakora byinshi, tugahanga imirimo, abantu bakabona akazi bakora, ari abakora imipira ndetse n'abandi bahanzi bakagira ibitekerezo by'ibindi, bagira ayandi mahere mu gihe babona ko babishoramo, bakabona umukino uri gukinwa mu bigo by'amashuri, mu bigo by'urubyiruko, mu bigo byose. Urasaba iki Minisiteri ya Siporo ifite mu nshingano kugira ngo namwe mugere ku rundi rwego n'indi mikino ubona bworoshye? Burya ibintu byose bihera mu muryango, nk'uko nafashe uyu mukino nk'umwana nabyara, kuko nteganyiriza ko umwana wanjye azajya ku ishuri, ngateganyiriza yuko agomba kurya muri uyu mukino. Ngira icyo nkuzigamira, icyo ngira igihe nkuhereza
bityo nkabasha kuba nakora igikorwa nk'iki ngiki cyangwa se no kuba navura abantu babisabye nkabashyira ibikoresho tugakina. Rero na minisiteri ibaho burya biturutse mu muryango, na minisiteri ivuze ati nk'uko dufite indi mikino tukagira football, tukagira volleyball, tukagira za cricket, ayo mazina twongereho izina Bonezaball, tugashyigikirwa yaba ari mu kohererezwa mu gukurikizwa ibisaba kugira ngo tugire amafederasiyo. Nanjye Jonasi ntabwo mpagije kuba nakora federasiyo, ntabwo mpagije kuba nagenda ngatoza abantu bari kubinsaba za Rulindo, za Nyamata, bari kubinsaba i Kigali, bari kubinsaba mu majyepfo, hari n'aho bingora kugera ku bw'ubushobozi. Ariko minisiteri ivuze ati uyu mukino tugiye kuwufata nk'umukino nyarwanda, tuwushyigikire nk'umukino wahesha ishema igihugu cy'u Rwanda. Ni ukuvuga ati washorwamo ubushobozi ndetse ari no gukora ubukangurambaga abantu bakawumenya, yaba ari no mu mbuga z'imikino, yaba ari ahantu hagiye kubera ibikorwa, tukajya dutegura ama ekipe agahura agakina, ari umukino ukamenyekana, ari n'abawukina bagasabana ariko nabwo baniteza imbere. Kuko hazabaho ba arbitre, hazabaho aba producer b'ibikoresho, hazabaho abafite ama ekipe, bizabafasha muri bwa buryo bwo kugira inzozi n'ibigirwa mu bikorwa byiza. Mubatiro iki si ikintu kibi, ni ikintu cyiza kuri gukora. Minisiteri twarayegereye, dufite ibaruwa ya minisitiri idusaba kujya kumenyekanisha no kujya kubitangiza mu bigo by'amashuri, ariko urumva nabwo tuzakenera gufatikanya n'iy'uburezi kugira ngo nabo batworohereze kugera mu bigo by'amashuri kuko abantu benshi baraho. Hari aho ujya bakakubaza ati ese ufite ibyangombwa bya FIFA? Aho ati FIFA ni iya football ntabwo ari iya Bonezaball. Ahubwo nimudufashe tuzagire FIBOGA, Federasiyo Internationale de Bonezaball. Urumva hari minisiteri y'urubyiruko, urabona byafasha urubyiruko kwidagadura. Abakora ibi bikoresho ni abaminisitiri, hari n'abafite ibibuga babikora. Urumva rero ni igikorwa gihuza abantu benshi, cyahuraho na minisiteri zitandukanye, ariko by'umwihariko yishyizemo ubushobozi, iwushyigikiye ikavuga ati iki ni igikorwa kizaramba mu myaka irenze 100 cyangwa se 50 iri imbere, sinzaba mpari, nzaba naragiye gutanga raporo mu ijoro. Ariko iki gikorwa abanyarwanda bazaba bari icyo gihe, bazaba bari kuwukina, bazaba bari gusabana, bazaba ndetse byararenze n'urugero rw'u Rwanda ruri kuri Afurika cyangwa se ruri ku rwego. Rero aho ntaragera twageze igikorwa babigoye, ariko dufite abayobozi bahatukorera banatuvugira. Niyo mpamvu nsaba ati nk'uko mbisaba Imana yampaye ibishoboka, aba nanabishimira ubuyobozi budufasha kubona umutekano, kubona ibikorwa remezo nk'ibi dukiniraho, ndetse no gutuma tugira ubuzima bwiza. Ndabasaba ati dushyigikire uyu mukino, tubone uzamuka mu yindi mikino njyarugamba ihuza abantu ku rwego rw'isi. Bizanshimisha nk'umuntu wawihinze, ariko nk'Imana nawe yabyemeye, nawe bizayishimisha, n'ubuyobozi bwacu bizabushimisha kubona hari umukino ukinwa ku isi. Hari umukino wahimbiwe hano mu Rwanda, hano mu karere ka Rusizi, hano mu mudugudu wa Karushaririza, mu kagari ka Burenga. Murakoze. Ikibazo wenda cyane kirimo gusoza dufite amahanga, mwatanze umunsi w'ihera, ese mutegura shampiyona, iki kibazo cyane gutegura shampiyona byageze bite? Ni ukuvuga ngo hari amakipe ari Nyamasheke, hari n'ari hano Rusizi. Iyo yari yiyoruganiza arahura arakina, aravuga ati twebwe turashaka kuzakina n'ab'i Rusizi kuko na Mirakovid barakinaga. Ariko tuganire n'ubuyobozi bw'ikigo cy'urubyiruko, turavuga ati ni byiza yuko dusezera abanyeshuri bagiye ku ishuri bavuye mu biruhuko, tukagira n'impanuro tubahereza, ariko nabwo bakagenda bishimye basizeho neza. Nawe twavuga ati nimwitegura aho ngaho mukine, izahiga izindi, izaze ikine n'iyahize izindi hano Rusizi,
mu gihe ishyirahamwe ryacu ritaragira ubushobozi tuzafata igihembo. Impamvu twateguye ibihembo ibikombe mu bushobozi bwacu, kandi urabona ko babyishimiye, birabanejeje. Uko tugenda dukura n'ibikombe bizabyibuha, bityo dukomeze no gutegura andi marushanwa. Kuba twategura Intersport ndetse twanawuzana muri Kagame Cup, twanawuzana mu yandi marushanwa agiye ariho, tukaba tubonamo kuko baruboneza barahari, ariko bakeneye ibyo bikoresho, bakeneye no guhabwa platform cyangwa se urubuga bahuriraho, uburyo ki bakina mu buryo butekanye kandi bihesha Imana icyubahiro, bihesha igihugu cyacu icyubahiro, bihesha imiryango baturukamo icyubahiro. Murakoze cyane nawe.